umpishe mukiza we kugeza guhitira. Nyiramana Leya n'umukecuru ugeze mu zabukuru warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yagarutse ku nzira y'inzitane itari yoroshye kunyurwamo na buri umwe wese ndetse atakifuriza kugira uwayinyuramo kuko ngo byari ubuzima bubi cyane aho yabaga mu bihuru n'ibigunda igihe kingana n'amezi 6. Bankuye mu bihuru mu kwezi kwa gatandatu, naratangiye intambara mu kwa kane, mva mu bihuru mu kwezi kwa gatandatu kandi ku musozi wa Jyenyine nta muntu tuvugana. Ariko nyuma Imana yarampagurukije, banyishe inshuro ebyiri, batwishe turi abantu 7, igitero cyari abantu 9. Mu bantu 9 abantu 2 no bahinze amaraso yacu. N'ubungubu ubunjeke nsenge n'ubuhanuzi budusohoreyeho. Barambwira bati none se umusaza wawe ko yari umupasitori abwiriza ubutumwa ubu wamutwereka? Ndamubwira nti niba yarakoreye Imana nine tuzahurira mu ijuru, nariko mureke nsenge. Ngo ngaho senga ngo ariko bikomeza kudusakurisha. Uyu mukecuru Nyiramana Leya yavuga ko yabyaye abana 4 ariko 3 muri bo bicwa na mukeba we warokotse jenoside n'umwe w'umukobwa nawe ngo wagizweho ingaruka z'ibikomere yatewe na jenoside. Uyu mukecuru atubwiye ko mu gihe cya jenoside yari yaranze ubuzima urwego rwaho yifuzaga icyamuhitana ariko ntakibone. Ngiye kumva nyine nkumva imbunda nyine hari hirengeye, nkumva hakurya imbunda ziravuga, noneho ngahagarara namaze kwizinukwa maze kumera nka Yubu. Umwana wanjye yanga kundeba ariyorosa, nawe bari baramuhondaguye umutwe barawumena, nuko baramwishe nawe nkuko ariko baramumugaza, nuko ariyorosa yanga kundeba. Tuhageze nibwo noneho nanjye nabonye inkotanyi maze kunyoza, maze no kwiteza urushinge. Inkotanyi nizo zanyiboneye, bahita bampamagara bajya kumpa imwenda. Bampa umwenda w'igikoyi, ubundi bampa amakanzu n'amapantaro. Nyuma yo gufashwa n'abasirikare bahuze ari abarapiye inkotanyi, uyu mukecuru arumvikana ashimira byimaze y'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. N'ubu ntabwo mba ngihumeka, niho bankuye mu bihuru. Ni umubyeyi w'igihugu kuko akorera Imana, icyo yasabye Imana irakimuhaye. N'ubu niyo nzaba ngihumeka, Paul Kagame ngomba kumutora 100%. Avuga ko kuva jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe ubuzima bwe bukarokorwa yabayeho mu buzima bwo kongerwamo amaraso mu mubiri, ariko nanone ngo akababazwa cyane no kuba Gahima mwene Semategeko Siyeri wishe abo mu muryango we atarigeze atera urutambwe ngo aze kumusaba imbabazi. Noneho ntangira kujya amaraso nshiramo, bakanjyana i Nyanza, banjyana i Nyanza bakantera amaraso, natewe amaraso menshi. I Nyanza bakanyohereza transfert nkajya i Butare, nabwo bakantera amaraso. Urumva mbese buri mwaka amaraso akanshiramo, buri mwaka amaraso akanshiramo. Ukwa 11 kose ntabwo nabutambukaga. Noneho nkabwira nti Gahima, ntabwo urizera Imana ngo unsabe imbabazi? Ngo ngusaba imbabazi se nakoze iki? Ntabwo cyakoze ukiza, abandi basabye imbabazi barababarirwa. None nutazinsaba wowe Imana izakubabarira. Ubwo akandingana. Nta mbabazi yigeze ansaba, nari kuzimuha kubera ko nasomye Bibiliya jyewe. Uyu mukecuru Nyiramana Leya yavuga ko yarokokiye mu karere ka Nyanza ngo ahazwe nko mu Kigarama cya Mushirarungu, aho umuryango we ngo wagabweho igitero cy'abantu 9 barimo Gahima, Diera murumuna w'uwo Gahima, Sebukwegeri, Ngimbire na Kajugiro. Uyu Gahima ari nawe ngo wishe umuryango we yaje gufungwa, ariko nyuma yarafungurwa ngo bakaba baramubwiye ko asigara umushumba w'inka z'inyambo i Nyanza mu Rukari. Avuga ko mu myaka yatambutse 1959 no muri za 63 yabonaga ibyo abatutsi bakorerwa birimo ihohoterwa ririmo kwamburwa ibyabo, gusa ariko nanone akavuga ko mbere yaho abanyarwanda bari babanye neza nta rwangano rwari muri bo. Nonzibukire rwose komeza undengera, mwizigiye wenyine ni wowe umpimbaraga, uhasha abanzi banjye simugane na hato. Ngushime Mwami Yesu utagira icyo unyima,
usindagiza urushye n'urwayuramukiza urera bihebuje ntabwo ngutunganiye ndi mu bibi bikabije wowe urakiranutse ubabarira cyane kandi imbabazi zawe ziruta ibyaha byanjye nyeza nkomeze nere wese ko y'ubugingo nkundirage nkubemo unyuzura umutima nzagere ku bugingo. Ubwo natangiye nsengera mu mutima ndasenga, ubwo noneho bakuramo uwo mwana wanjye, ubu ni n'akajoro itakoze impanuka za moto, ubwo we bamukuramo baravuga ngo se ngo ni ubwo bwoko ngo bikwihekura kuko twari duturanye nabo n'ubwoko bita ngo abagero. Nuko rero bwo ni nk'Imana yamukijije mbega, baravuga ngo noneho mujye kwica ngo nyina ngo niwe bwoko bubi ngo n'uwo muryango we. Nari ndi kumwe n'abana b'abasengeneza banjye n'umugore w'umusengeneza wanjye n'umwana yari ahetse, ahita amwururutsa. Ubwo baratubwira ngo nituryame, turaryama. Turyamye baravuga ngo si uko ngo noneho ngo dusige ngo niturebe hepfo ngo niducurame ngo kuko ngo dusigaye twicwa ngo n'imbwa ngo baraturekuye. Ubwo rero twaryamye koko ducuramye, ubwo batangiriyeho baravuga bati umugwe undi uwe. Nibwo mbese bambanje nyine akana kamwe kamusengereza wanjye kigaga umwaka wa 2 kakavuga ururimi rw'urukonjo. Akana karavuga ati jyewe mwambabariye ati ko ntazongera kuba umututsi. Ubwo rero akana nibwo bahise bagakubita. Uburyo bakubise niba ari impiri niba ari imihoro, bari bafite ibintu byinshi n'amafuni, kagira gutya kangwa gutya ku mutwe. Nuko nanjye ngiye kumva numva bakubise rimwe, numva mvuye ku isi, numva ndatembera ndajya nko mu ijuru. Aho inyuma rero sinzi igihe mbese bahaga umutima wahise ubwo nahise mfamo. Ubwo nyuma rero nabayemo narapfuye. Nuko nyuma noneho nza kuzuka, nuko ndeba hejuru mbona inyenyeri ku ijuru. Nuko noneho ndavuga nti yewe n'ubu ngubu ndabona banza ari nijoro. Ndavuga nti Mana nagusabye ubugingo, none na n'ubu ndacyahumeka ku bwawe, none koresha imbaraga ububasha Imana so yaguhaye hanyuma mbyutse aha ngaha. Imana rero yarahambyukije, ndapfukama numva ndegutse, ngiye kundandabirana mpita niyongera nikubita hasi mu ntumbi.